Ndabasuje kandi bayikaze kuri Rwanda Media News. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ice by'isima mu gihe mutwumviramo cyangwa se muri gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe, tugarutsana n'amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru no ku isi muri Afurika n'ahandi hantu habagiye hatandukanye. By'umwihariko ndagira ngo tugarukane mu Rwanda iwacu mu by'ukuri leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA iramenyesha abanyarwanda ko igikorwa cyo gukora irangamuntu z'ikoranabuhanga mu kuri ubu ngubu gikomeje kandi kikirimbanyije mu turere tugiye dukurikiye cyangwa se mu turere tugiye dutandukanye. Mu by'ukuri nuko kino gikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga kigikomeje kandi kikirimbanyije cyane cyane mu by'ukuri leta ikomeza kugenda imenyesha abanyarwanda mu by'ukuri ko cyangwa se abantu bari kugenda basaba zino serivisi zo guhabwa irangamuntu z'ikoranabuhanga ko ari ibintu mu by'ukuri kugenda batujuje, kandi mu by'ukuri leta yaragiye itangaza ibintu bagomba kuba bitwaje ku murenge kugira ngo babashe kuba bahabwa iyi serivisi irangamuntu z'ikoranabuhanga. Kuri ubu ngubu nuko mu by'ukuri ubona ko hari abaturage ntabwo barabyumva neza, kandi ntabwo ubona ko ari abaturage mu kuri batarabishira mu mutwe kugira ngo babashe gusobanukirwa neza iyi gahunda y'irangamuntu z'ikoranabuhanga. Kuri ubu ngubu nuko bari kugenda bagasaba serivisi, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga ntabwo bari kugenda bitwaje ibintu bisabwa kugira ngo bahabwe iyi serivisi y'irangamuntu z'ikoranabuhanga, nubwo mu by'ukuri iki gikorwa gigomeje kugenda kirinbanyiza. Rero mu by'ukuri leta yatanze iri tangazo kugira ngo ibashe kongera kumenyesha abanyarwanda ibintu bisabwa kugira ngo ugende guhabwa iyi serivisi, kuko hari abantu bari kugenda batajyanye ibyo bintu bisabwa. Ibyo byose muza kubyumvira muri video kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane n'ibintu bisabwa kugira ngo nawe iyi serivisi cyangwa se irangamuntu y'ikoranabuhanga ubashe kuba wayihabwa cyangwa se ubashe kuba wayibona. Muri ibyo byose mu by'ukuri muraza kubisobanukirwamo kugira ngo mubashe kumenya ibintu mugomba kugenda mwitwaje ku murenge kugira ngo mubashe kuba mwahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi ziri buze kuranga aya makuru yacu kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi cyane n'ibyo mugomba kuba mwitwaje cyangwa se ibintu ugomba kuba ufite kugira ngo nawe uhabwe irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri nababwira ko ingingo ya mbere ni ukubamenyesha mu by'ukuri itangazo leta imaze gutangaza reba buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda kugira ngo abashe gusobanukirwa iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga n'ibintu agomba kuba afite cyangwa se yujuje kugira ngo ahabwe zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri mu ngingo ya kabiri tuza kuganiraho, ndaza kubabwira ko mu by'ukuri irangamuntu y'ikoranabuhanga ku muntu uzajya uyihabwa cyangwa se ku bantu bazajya bayihabwa ibintu bagomba kuzajya bahita bakora kugira ngo irangamuntu ijye muri systeme neza cyane. Ndetse mu by'ukuri maza gusobanukirwa mu by'ukuri irangamuntu y'ikoranabuhanga, naza kubabwira ko n'abana batonya nabo bari buze guhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko bitewe nuko mwabonaga ko mu myaka yashize cyangwa se mu gihe cyari gisanzwe gishize ko abana batafataga irangamuntu. Kuri ubu ngubu nuko umwana uzajya ukivuka wese wari wese azajya ahita ahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri muraza gusobanukirwa byinshi cyane muri irangamuntu y'ikoranabuhanga, mubashe kumenya n'ibyishe inyuma kuri irangamuntu y'ikoranabuhanga ndetse n'icyo izafasha abanyarwanda n'abaturarwanda bose muri rusange. Kandi kuri ubu ngubu nanone ikindi wamenya nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga izahabwa abimukira, igahabwa n'abene gihugu mu by'ukuri cyangwa se n'abandi bantu baturuka mu bindi bihugu bifuza ubwene gihugu bw'u Rwanda, nuko nabo irangamuntu y'ikoranabuhanga bazayihabwa impunzi ndetse n'abimukira abanyamahanga bose. Irangamuntu y'ikoranabuhanga byose mu by'ukuri nabo bazayihabwa. Gusa kuri ubu ngubu irangamuntu y'ikoranabuhanga ifite icyitonderwa kuri ubu ngubu, nabyo byose muraza kumenyera muri iyi video cyangwa se muri aya makuru byose muraza kubisobanukirwamo byinshi cyane ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Gusa mbere yuko tugenda gusesengura aya makuru yacu, mu by'ukuri ndagusabye niba uri kunana ubwa mbere gitse kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video n'amakuru nkanga ameza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere, kandi nawe aya matangazo leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere, agushikireho mu bambere. By'umwihariko reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze turuze kuganiraho cyangwa se turuze kubamenyesha yuko nyine leta imaze gutangaza itangazo rya buri munyarwanda wese ugomba gufatira irangamuntu y'ikoranabuhanga ibintu agomba kuba afite cyangwa se ibintu agomba kuba yujuje kugira ngo ahabwe irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko byagiye bigaragara ko abaturage mu by'ukuri bari kugenda gufata iyi serivisi cyangwa se kwaka iyi serivisi y'irangamuntu z'ikoranabuhanga, ariko nanone ukabona ko ibintu bari kugenda cyangwa se ibintu bari kugenda bitwaje ntabwo ari byo bari kugenda, nubwo leta yagiye ibitangaza cyangwa se leta igenda ibibasaba ntabwo ari byo bari kugenda bitwaje ku mirenge aho bari gutangira iyi serivisi y'irangamuntu z'ikoranabuhanga. Ukabona ko abaturage ntabwo bari kubyumva neza kandi ntabwo barabishira mu mutwe kugira ngo bashe gusobanukirwamo neza n'ibintu bagomba kugenda bitwaje guhabwa irangamuntu z'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ibyo nabwira ku bintu bya mbere ugomba kugenda witwaje cyangwa se ibikoresho byangombwa ugomba kuba ufite ku irangamuntu z'ikoranabuhanga ntabwo ari ibintu bigoye cyane cyane, mu by'ukuri ni ibintu byoroshye. Ikintu cya mbere nababwira ko ni irangamuntu cyangwa se nimero y'indangamuntu yawe wari usanzwe ufite. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kuba witwaje kuri irangamuntu z'ikoranabuhanga kugira ngo uzayihabwe nimero y'irangamuntu yawe wari usanzwe ufite. Icya kabiri ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe, iyo nimero ya nawe ugomba kugenda uyitwaje. Icyo ni ikintu cya kabiri mu by'ukuri abantu mubyumve neza cyane muri kumva cyangwa se muri kora iyi video mubyumve neza, kuko ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umubyeyi wawe. Icya gatatu ugomba kugenda witwaje nimero y'uwo mwashakanye. Niba uri umugore ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umugabo wawe, niba uri umugabo nawe ugomba kugenda witwaje nimero y'umugore y'indangamuntu y'umugore wawe.
gusa nanone ku bantu badafite ku muntu utarashatse cyangwa se udafite urugo ni uko ugomba kugenda witwaje ibintu ngibyo maje kubabwira aho haruguru, nimero y'indangamuntu yawe, iy'ababyeyi bawe, ndetse ku muntu udafite umugore nawe ni uko ugomba kugenda iyi serivisi uzayihabwa, cyangwa nawe niba udafite umugabo iyi serivisi uzayihabwa. Icya kane ugomba kugenda witwaje, ari nacyo abantu mu by'ukuri uri kubona ko abantu ntabwo bari kucyumva neza, nta nubwo bari no kugisobanukirwa, kandi ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cy'agaciro abantu batari guriza agaciro, kandi ukabona ko ntabwo bari kucyumva neza. Abantu mu byumve, abantu muri kugenda gusaba izi serivisi ariko ukagenda utitwaje nimero y'indangamuntu y'umuranga. Abantu ibyo bintu nibyo muri kugenda mukagera mwitwaje ibindi bitatu, ariko iki kintu cya kane nimero y'indangamuntu y'umuranga ntabwo muri kugenda muyitwaje, kandi mu by'ukuri nayo irakenewe cyane cyane kuko ifasha leta gutanga iyi serivisi neza cyane. Rero mu byumve neza, ndatsindagiye mu byumve, nimero y'indangamuntu y'umuranga ugomba kugenda uyitwaje, kuko nutayitwaza ntabwo iyi serivisi uzabasha kuyihabwa neza uko yuze, kuko bizajya bituma buri munsi ugenda gusaba iyi serivisi y'indangamuntu y'ikoranabuhanga kwa kutari kugenda witwaje irangamuntu, iyi nimero y'indangamuntu y'umuranga. Abantu rero mu byumve neza cyane, ibyo nibyo bintu mu by'ukuri mwakagombye kumenya, mugomba kugenda mwitwaje, ndetse n'abantu batarahabwa izi serivisi z'irangamuntu z'ikoranabuhanga n'utundi turere tuba tugiye dutandukanye. Izi rangamuntu z'ikoranabuhanga mu by'ukuri namwe igihe muzakigererwaho mube mubyumva neza ko mugomba kuba mwifite ibyo bintu maje kubabwirwa uko ari bine byose, nizeye ko mwamaje kubifata. Mu by'ukuri rero iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga ni ikintu cyiza cyane kizafasha abanyarwanda mu mibereho yabo ya buri munsi, kandi nkuko nari maje kubabwira, mu by'ukuri ku muntu ufite ikibazo cyangwa se ushaka gusobanukirwa byinshi cyane yahamagara 3600. Iyo ni nimero bashyizeho itishyurwa, umuntu ajya ahamagara agasobanuza byinshi cyane ku bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ni 3600 kugira ngo ubashe gusobanukirwamo byinshi cyane. Mu by'ukuri irangamuntu namaje kubabwira ko abana nabo bazajya bavuka, bari bakivuka, irangamuntu azajya yihabwa kwa muganga kugira ngo nawe irangamuntu azakure afite irangamuntu y'ikoranabuhanga, kubera ko kuri ubu ngubu nuko rero byari bisanzwe biriho nk'irangamuntu. Wasangaga umwana ari gufata irangamuntu, ariko ugasanga umwana uri munsi y'imyaka 15 ntabwo yemerewe gufata irangamuntu. Kuri ubu mu by'ukuri nuko umwana ukivuka nawe yemerewe kujya afata irangamuntu, bitewe nuko hari serivisi zimwe na zimwe nyine bazajya bamukoreraho. Mu by'ukuri ugasanga nyine izi rangamuntu zizamufasha kuba nawe yakitwa umunyarwanda by'umwihariko, kugira ngo kuri ubu mu by'ukuri nuko irangamuntu ikiza cyaho cy'ikoranabuhanga nuko ari irangamuntu izafasha imibereho myiza y'abaturage, cyangwa se igafasha abanyarwanda bose muri rusange, bitewe nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga ntabwo ari yayindi uzayigendana mu nzira cyangwa se uzagendana mu ikofi nk'uko byari bisanzwe bimenyereye ko abaturage bagendana irangamuntu zabo mu ikofi. Ariko kuri ubu nuko irangamuntu uzagendana muri telefone yawe, uzajya ushyiramo kode yawe kugira ngo ni serivisi uzajya waka ushyiramo kode irangamuntu yawe bahita bayikwereka, cyangwa se ushyiramo agakode system yawe irangamuntu iyitakiza. Urumva ko ni ibintu bizafasha abanyarwanda. Mu by'ukuri navuga ko kiza kirangamuntu y'ikoranabuhanga ku muntu uwo wese uyifuza, irangamuntu izahabwa abanyamahanga, abimukira, impunzi, n'abantu bose bifuza ubwenegihugu bw'u Rwanda. Mu by'ukuri nabo izi rangamuntu bazazihabwa, cyangwa se abantu bari mu Rwanda bo mu bindi bihugu, ariko ugasanga bajya gusaba serivisi, ariko serivisi bari gusaba ntabwo bari kuyabwa, bitewe nuko nta rangamuntu bafite yo kuba bakaka nyine, cyangwa se basaba izi serivisi. Ariko mu by'ukuri nuko nabo izi rangamuntu z'ikoranabuhanga nabo bazazihabwa, kugira ngo bajye babasha kwaka serivisi no kwisabira serivisi hano mu Rwanda bigende neza cyane, kugira ngo nabo ubone ko nyine ari bene igihugu hano mu Rwanda. Mu by'ukuri ibyo rangamuntu y'ikoranabuhanga leta ikomeza kugenda ishishikariza abaturage bose kubishyira muri mind, cyangwa se kubishyira mu mutwe, kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi cyane, ndetse no kumenya ko iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga ifite ibintu bisabwa kugira ngo ubashe kuba watunga iyi rangamuntu z'ikoranabuhanga. Murumva ko ni igikorwa cyiza cyane leta iba yagiye itekereza, cyane cyane ko hari abaturage bagenda bata irangamuntu, ariko ugasanga ari kubura ubushobozi bwo kuba yakajya kwaka indi rangamuntu isimbura iyo rangamuntu. Gusa kuri ubu nuko iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga yoho izafasha mu iterambere ry'abaturage, cyangwa se ry'u Rwanda muri rusange, kuko ugereranyije n'ukuntu u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko uri hejuru n'iterambere riri hejuru cyane, ubona ko irangamuntu y'ikoranabuhanga izafasha abanyarwanda, igafasha n'abenegihugu by'umwihariko muri rusange muri serivisi leta izagereza abaturage, ndetse na serivisi abaturage bazajya basaba leta. Murumva ko bigenda bifasha abanyarwanda bose muri rusange ku by'iryo rangamuntu ry'ikoranabuhanga rero leta imaze gutangaza. Mu by'ukuri murumva ko ni ibintu byiza cyane byo kwishimira, bizafasha abanyarwanda bose. Ndabashimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba video wayikunze kora like ndetse utere comment by'umwihariko, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe, kandi byubaka sosiyete nyarwanda nyamwinshi, bigafasha abanyarwanda kwikura mu bukene. Ibitekerezo byanyu nimwenge nyamure gukanda subscribe ni hano kuri Rwanda Media News, uri kubona rugambirizo kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kandi subscribe ndetse ufungure izo kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkangamiza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere, kugira ngo nawe aya matangazo leta bagiye itangaza ujye ubasha kuyabonera mu bambere. Ahangane kuri Rwanda Media News, turabakunda cyane. Ciao.